Uzukuri ntari nzukuri ikigori gibigezaho. Uzukuri ari umwana wa procureur ariko. Wallahi ni nera. None wenda mukizwa n'iki ni feso rya boss. Nago mwitaba. Fa toka. Toka mutaje wagitwa. We toka. Ni bibazo turi muri. Hava wamureze. Hava wamureze. We toka. Wakutica umuntu wadajyo. Ariko bugira Babylon gutya sha. We. Wakutica umuntu man. Wakutica umuntu we. Senzira. Nundi motsi dukamenyere. Uragarutse. Ariko nkaya mahana yawe uhora na wowe. Ubundi gihe wabereye amaze kugufasha icyo mbongo. Amane ganje gamaze kundeza ku bintu byinshi. Ubundi warumfasha ku ngufu weho. Ngiye ngufata ku ngufu nakweje. Ewe ungura ibyo bintu byawe. Ndugira ngo njandi mama neza hora guhohotera. Buri munsi ukunda wishaki. Ariko kuki bakubwira ibyo bintu by'amagambo kabifata nk'ukuri. Ngiye nago nakubwiye ko ari marayika wanyoboye inzira kanzana. Arewe marayika we. Njangora hiyo mitwe ni wanjye. Do ndakwereka. Njye ubundi uranzi. Njyewe ndagucangira ndajya nk'ingutera njonogo. Ndagunze. Uranyumva neza? Ko nyagasane. Dana urusoni. Garuka se. Garuka ngwereke. Ubundi njye uranzi. Garuka. ari ibyishimo byanjye uyu munsi no munsi mwiza kubakundana umunsi abakundana baba babwirana amagambo meza seri shushu sweetie honey kuku bote nandi mazina menshi cyane ariko icyo nakubwira burya mu buzima bw'urukundo nuko buri ruhande rwakagombye kuba rutunga izamu ryako
wowe mukobwa ushaka gusura cyangwa se wowe mukobwa ugiye gusura umuhungu muri ghetto banza urebe kuri kalendari banza umenye ko utari mu bihe byawe byo gusama kubera ko hanze aha hari abatipe batera amadabo gusa ubwo ngubwo ndavuga iyo batera inda z'impanga ubwo ngubwo rero ejo bundi uzabuhamagara kuri Hahi FM ushaka kuvugana na Biremo ugira uti Biremo nagiye gusura umuhungu w'inshuti yanjye kuri Saint Valentin turangije turabikora none yaneye inda rwose nagiraga Hahi FM umuntu wanurire cyangwa se mumbwire icyo nakora mungira inama no man njye mbabwije kuri none ahantu narindi wallahi ni aboro nyine bavuga ngo tuzatahayo nyine tu njye nkubwije ko ndi kumwe na Marayika Gabriel none umwe witikora wigurukira nyine tu anyereka ngo Jesus dora katana ajya kwibeta nyine yiryamira Marayika man Gabriel mutikora agenda guruka nese aba Marayika bakuriye iki bagatuma ugaruka kwisi Peti reka nkubwire reka izo story urazana ibiceri by'abandi we nyine Dr. Jewe njye nuko nasanze nyine boro ziranga tuzadanje urumva none mbonye boro yahaye nyine tirenze mpitamo kugira gute sinari kuyiza kamubwire Peti wowe mu bintu utazi uzi ko natwe aba pampe bakurira boro tujya tupfa kwiyongoza man njyewe ntago njyewe mbyumva kabisa njyewe nakore ku rutsinga ahamagare papa we azana ipeso uko bimeze nyine nagirevo cyangwa uzi ko umuntu yaje kubara amazina ako man papa vugura muzo man urani shitani tabaho uriko uri kuvuga ngo ngene mu mujyi ruhande uranabaho man urani iyo intare zawe zirimo kukurya man nta nubwo nagutabara uri kuvuga ngo ngene mu gimbere ni nuza se bajya imbere ni ntama bajya imbere we nuko utamuzi man wowe kwa gipete undi byo tuvugura byumva okay asubundi amafaranga mushaka nangahe ako Peti uzi ibyo uri gukina nabyo uzi ko uri gusabwa 600 kandi bitarangiye umunsi I don't know man we no hi wangwe no zirenze zanjye wala ngoma garangahe ngoma garatandatu wala barayacukura ay karondo weko akomando tagahombe mani hano umuntu ashobora gukomaza abasaza mwana utwo dukaro twanyu ntabwo twazungaga twikiriye abasaza dukeye hasi mani siwe nyirabayazana ubundi wa byose abura warugiye mu biki arya bro doctor aratuvuga ngo kira gipete nicyo mu ngagari mani ariko se mwe bigiye nababwira ngo uramwana no kwa Prokere ntago mujya mwumva baratwikira mani none akose man ubundi wowe usigaye ucomiziye man ko tuba twasangiye urancika ukagenda man habura zira nizeza zari zigufashe bro ase nkubaza uri radio kuryo cyuvuga ubwo bugambo bwinshi man umujinya nta kintu udakoresha kandi nawe uri umuntu nago hareba ibibazo dufite ngo zane byo man ceceka wowe wagabanyije amagambo Mama. 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 Sauna irengo amakara ntabwo ari ukunyumva. None se gushiremo avoka mu gati. Harya ne wa mukobwa w'inshuti yawe yitwa nde? Wese kandi niba ari Nadia. Nadia. Se wamuhamagaye n'umwana we kaze tugasangira icyayi. Gusa mama wajya umbabarira kuko mbabarira ukumva utambehereza umunsi rwose urabizi ko umusara umunsi bakundana subizi none wongeye kugusigira umugati kirema akunyu tunywe icyayi twishime ibyo urabizana nyuma sibyo mama ariko ne
ubundi byawe bimeze bite? byanjye bikise Mbwira, ubundi nta gahungu cyangwa utuntu tw'utugabo tw'udusoresore tuza kugutereta? utwo natwo ni ukuri natwo. Ubu noneho ndahari n'uwaza kambona. ese ubundi kunyibukije uzasubira mu rugo ryari? Njya kumara iki? ese nawe urabona Serafina bamurere yanzu wenyine ibaza ikizu kingana kuriya ku mwana w'umukobwa. None abuze iki? Ibyo kurya birahari, nta na kimwe abuze. Abashumba barahari bamukamira amata akanywa. Nzaba njyayo kumara iki? kandi koko Ndetse niba uzi ko wamazi. ibyo ntabwo bishoboka ni ukuri. amufasha gusuka icyayi. Ese wari uzi ko indwara zishingiye ku buzima bwo mu mutwe ari zimwe mu bibazo byibasiye urubyiruko? Mu Rwanda izi ndwara ziterwa ahanini n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge, ihohoterwa, ibibazo by'imibereho, ihungabana rituruka ku bikomere bya jenoside yakorewe abatutsi ndetse n'ibindi. Bimwe mu bimenyetso biranga uburwayi bwo mu mutwe harimo kwiheba, kwigunga, guhangayika, ihungabana, guhindura imyitwarire haba mu mvugo, mu mitekerereze no mu mibanire n'abandi. Ubaye ufite kimwe mu bimenyetso by'indwara zo mu mutwe cyangwa hari ukuri hafi ubifite, egera abaganga b'indwara zo mu mutwe bakorera ku bigo nderabuzima cyangwa uhamagare ku mirongo itishyurwa y'ibigo bitandukanye bitanga ubufasha ku buzima bwo mu mutwe. Nk'uko twita ku bindi bice by'umubiri, ni nako tugomba kwita ku buzima bwo mu mutwe. Duharanire ko urubyiruko rw'u Rwanda rubona amakuru n'ubufasha bukwiye ku buzima bwo mu mutwe. Ubu butumwa mubugejejweho n'umuryango wa ArtRwanda ku bufatanye na Mastercard Foundation n'umuryango Imbuto Foundation. Serafi, ko naringiye hariya hirya ku maduka se nkuzanira agake kakunezeza. Umva ngubwire ibyo bintu byawe ndabyo njaka kumva. Icyo ngeneye ni uko wanjakira amafaranga ejo ngitahira iwacu. Ako Serafi ntukira akazi utyo. Yego wenda mba nakubabaje, ako nawe ntago wakwira akazi utyo. Ariko nk'ubwo niko ubayeho nta muntu w'umugabo ukurura cyangwa utera irari, urumva byo bitaba ari ikibazo? Oya tekereza, nk'ubu turabana turi babiri hano muri uru rugo. Nkajya mbyuka nkakuzamurira amazuru, ntabyuka nkakureza ingoyi, ntabyuka nkahekenya amenyo, ntabyuka nkabyimbya amajigo. Byakunezeza? Oya none se ahubwo urumva ikintu bisobanuye? Icyo bishatse kuvuga ni uko icyo gihe nawe ntabwo waba uri mwiza, waba uri mubi, nta cyatuma umugabo agukunda. Waba uzi ahantu bita muri mudasomwa, byaba ari nkawe. Ni ukuvuga waba utari ihoho, waba utari ihogoza, nyine waba uri mudateretwa nka mudasomwa nyine. Urumva? Ni ukuvuga ngo nta kintu kuva ku kirenge, mu mavi, iki kugera ku mutwe waba ufite cyakurura umugabo. Ubona kuruye arahari kandi arambagije. Wakuruye? Ari we, ubwo si wakuruye ameze nkanjye se? Oya ndeba ari oya umugabo w'ishema. Oya Silveri, umugabo w'igikundiro sha. Umugabo wizeye urugo akizira abaturanyi n'imiryango. Silveri sha, oya ndeba ngewe uwo wakuruye mbwiza ukuri. Yubatse umubiri nkanjye. Ariko uzi ko nakoze akaboko nkagahindura nk'umungwara cyangwa se ishoka sha cyangwa inyundo. Ngewe ndi umuntu ushobora kukurwanirira abanzi 12 nka kubita bose nkajugunya hariya. Uwo wakuruye se? Wakuruye. Ariko mbwira, oya mbwira, uwo muntu wakuruye ni umukungu nka Silveri?
buriya ntago ndakwibwira ubwo Silveruza amasambu mfite Silveruza amazu mfite Silver ngewe kandi reka nkubwire nubwo wigira utya buriya ndakura nkabona ngewe nawe byavamo byavamo ubundi byamara kuvamo tugahita twubakira isi yacu babiri nude unkundiye buriya ngewe nawe twaba babiri tukubaka isi yacu tukiberamo tugatengamara oya reka nkubwire hari amakuru buriya udafite buriya uzi ko abakire bagenzi banjye batangiye kugura ibibanza ku kwezi rarine no kuvuga ngo nkundiye nkagukunda nyine nanjye nahita ngurayo ikibanza cya babiri tukiberayo nta mihangayiko y'iyisi kanayogereza ibyo none se Serafine nyine ngiye kugenda nyine ahubwo ubwo ndibaza urumva ntago ndakumenya neza ngo menye ngo ukunda uduki utwo kwambara imbere inyuma utwo kurya utwo kunywa nyine ntago ndakumenya bizansaba nk'amezi 3-4 kugira ngo nkumenye neza ubundi njye mite nkuzanira akagushimisha ubwo se nzana gake mvura ngo ubwire nakubwiye ngo ntabyo ngeneye kumva ikintu njaka no kwanjakira amafaranga ngitahira ubwo rero nyine ndagiye Merci. Harya mabuja neza wanze ko nzana n'umugati. Wagire ku buturage. Umugati wari uhari ariko. Umugati ni kawe birajyana. Kubera ikiza. Nanjye kubwira mu muryoherwa ariko nibutse ko nta n'isukari irimo. Yose kimwe rwose. Ntanjyana rwose. Nibitari n'isukari. Gutya. Ni gutya bayinywa? Gutya. Ryoherwe da. Abyo narinzi ibyo ngibyo. Se bitarimo isukari. Ako ntabwo ibintu bitarimo isukari niyo byagenda gutya. Rwose wapi. naho ubundi byo nkubwira rero buriya hano ni amahoro nta kibazo Serafina Serafina naho ubu murangenda rwose nta kibazo nanjye nabonye umugabo kandi nanjye nakubonye buriya nasanze uwo kuri nanjye nabonye umugabo Serafina ndashaka cy'akantu keza nkuzaniye ma oya ntugire impungenge amafaranga aze kwa hari Serafina toranyamo imyenda nkangurire imyenda afite imyenda myiza cyane iyo umumama rwose ari gucuruza utwenda twiza oya reba nk'iyo jipo rwose mama we urabona bitajyanye birajyanye ari byiza cyane ndabona nda urimo nakwambara oya Serafina ntugasabye ibintu rwose oya reba nk'aka gapira nge nakarambagije kuva kare tugihura navuga nti nuko Silver Imana itangiza umukobwa ngo imama abere ariko birimo oya kareba urabona bitapimwe neza sisi uzi n'ikindi akangaka ngemise nkishyura diragita mushakira indi myenda ati oya kandi ntugire impungenge wenda uvuga ngo wenda ni amafaranga nzagukata oya iyi ni impano ndi kuguha rwose oya genda ureba duturirwa iki afite imyenda myiza cyane reba nkaka oya yawe ndaho urimo ariko nakwambara mwese nta myenda ushaka ndabona ari byose ari bigufi kandi ndago nambaye imyenda Serafina none se urashaka kujya uhora wambaye ibintu bikubura hasi ku itakara iyi myenda hari abimwayara oya rwose imyenda yanjye ni myiza cyane reba nkaka oya reba nkaka afite n'indi rega mfite imyenda dore ni imyenda y'abana rwose oya ni iy'abana rega Serafina buriya ni iy'abana nta wamenya buriya twayigura nta wamenya oya cyagura wowe rebamo reka nkwereke rebamo akenda kagukwira neza kamwe ari bwambara urusisiro rwose rugahindukira mpite njya kugurira burushete n'igituba burushete
none mvuze ngo iki umva none ndanabihinduye igitoki nyikuyeho burusheti ni firiti ukunda umva bashyiraho nakitwa salade uragakunda uzina twatuntu bashyiraho tumama amatama yagabita mayonnaise mucagurire di byose ngabijya mucagura cyangwa mbasha ducagura imwe keza gatuma abantu bavuga bati siliveri ndahita nambara imyenda myiza jewe imyenda ijyanye n'igihe cyawe imyenda ijyanye n'igihe cyawe rwose ndago birahita bijyana zana na imyenda birajyanye reka turebe cyegwe ngashiraho n'iki gitambaro wow ndagitega sibyo ndagira ngo gutya tukagenda ndago bijyanye kirakubereye ariko ntago ariko nizere ko udahendaga ntago mpenda rwose wowe cagura reka niyo yahenda se bivuze iki kuri njyewe ati bibyawe Mvanera ntise urabona dukoze iki ubu ngubu mwana dukoze iki ahubwo wowe mbwira mbwira ukuntu twabigenza mwana numva ari gute najya imbere ya boss mubwira ngo nta mari nta kashi wowe ntubyumva ukuntu byahita bigenda koko wowe igihe umaze ukorana na boss ntabwo umuzi koko erega nanjye mwana iyi ni erere ya mbere imbayeho mu buzima erere erere urumva wajya imbere ya boss ukamubwira ngo erere urumva ibyo ngibyo izo zamufata koko okay reka nkore ukuntu tubigenza sibyo reka tubayinga time kugeze sibyo noneho uzamubwire ko narwaye nkaremba habashije kuderivaringa imari noneho ejo niba bitaracamo sibyo njye nzahita mwinjirira mushonere staff ukuntu zimeze ndabizi azashyiramo imiyaga sibyo imiyaga cyetse imiyaga nayishyiramo akarambo kawe tu mani mubwire gutya kandi nawe ujye unamumvugiraho neza tu suri umuntu wanjye Hi. Mishu. Hi. Ni karibu. Meze neza. Si hano wambwiza gutegereza uri mu duki. Shani ku mushuti wanjye ndetse we watinze. Nyine watinze. I'm sorry. It's okay. Okay, merci. This is for you. Wow. Nagufungura akadaro. Okay. Kuna amatsiko yaranyishe. Ako bishuri kamubwiza ukuri simbizi pe. Kuva nabo kuri isi. Nta musazi n'umwe ndahura ku isi umeze nkawe. Use koko. Namenyakira uko nguko. Anyways, happy Valentine's Day. N'uyu munsi? Nakubwiza. Ndakunarimbiza, I'm sorry. Gusa ariko merci. Merci beaucoup. Rero kabasi dushaka hano. Tujya twicare turye tumeze neza sibyo tunaganira. Rero reka mufashe sibyo.
yego rero tujya ahagana hino tujya ahagana hino mbwira aho ushaka ntekereze numve manu waritse ibintu byo kunyica mugenga ako manu uwo muntu uzi uri gufatura muzi waritse ako manu waritse mani kandi ibi bintu uri gukora byagukoraho mani ndetse waritse kunyica mugenga ndetse ntabwo uzi ko urimo kunyica manu wanditse mani kandi ibi bintu byagukoraho mani kandi ibi byita imikino waritse wa mugenga mani waritse mani waritse umugore waritse kunyica wa musenzi uzi ko urimo uranyica ariko mani waritse mani uzi ko urimo uranyica waritse mani dogiteri mugenga aramaze iki mani ayiwe mani waritse dogiteri waritse iyo mugenga akareka kunyica mani dogiteri mani waritse afite mani waritse kunyica mani uzi ibintu byagukora ibintu kandi byagukora mani waritse mani dogiteri waritse mani dogiteri ibintu byagukora kandi dogiteri ibintu byagukora byetumikira dogiteri dogiteri waritse dogiteri mani uzi ko wanyica kandi ngapfa napfuye mani dogiteri waritse rwanira ejo hanjye nkomeza intambwe ndahabona ejo si kera ejo si kera ejo si kera ejo si kera akazuba kazarasa ikizere kirahari ejo umucyo uzaza nigurukire ibuka za nzozi wari ufite ukiri muto biracyashoboka wazigeraho akira ukuboko tugeraneyo buryo zose kera twigendere tugere ibicu